Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 70 gukiranuka mu murimo. Abantu badakiranuka mu bintu byoroheje byo muri ubu buzima bw'igihe gito ntibazanakiranuka mu nshingano zikomeye. Bazariganya Imana kandi ntibazashobora kuzuza ibyo amategeko yayo asaba. Ntabwo bazasobanukirwa ko impano bafite ari iz'Imana kandi ko zigomba kwegurirwa umurimo wayo. Abantu batagira icyo bakorera abakoresha babo kirenze icyo bategetswe kandi bazi neza ko kugenda neza k'umurimo gushingiye ku kuba bakoresha imbaraga zisumbyeho ku ruhande rwabo, ntibazashobora kuba abagaragu bakiranuka. Hariho ibintu byinshi bitavuzwe bitegereje gukorwa ariko kandi bihita bigaragarira umukozi. Hajya habaho ibyibagirana ndetse n'ibihombo, nyamara byagombye kwirindwa haramutse habayeho kugaragaza gukorana ubushishozi nta gukebakeba ndetse n'umuhati utarangwamo kwikanyiza. Ibyo kandi byakwirindwa iyo amahame y'urukundo twategetswe na Yesu yashyirwaga mu bikorwa mu mibereho y'abavuga ko bizera izina rye. Nyamara hari benshi bakora mu murimo w'Imana bazwiho ko ari inkorerajisho. Kudakiranuka birandikwa. Kwikanyiza kwanga urunuka niko gutera abakozi kwirengagiza gukoresha neza igihe, akirengagiza kwita ku mutungo bitewe n'uko adacungishijwe ijisho n'umuyobozi we. Ariko se bene abo bakozi bajya batekereza ko kwirengagiza kwabo hari aho byandikwa? Iyo amaso yabo yahumukaga babona ko hari uwitegereza kandi ko kutagira icyo bitaho kwabo kwandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Abatari indahemuka mu murimo w'Imana mu by'ukuri hariho icyo babura. Impamvu zibatera kugira icyo bakora ntabwo zibayobora guhitamo ibitunganye mu bihe byose. Igihe cyose abagaragu b'Imana bagomba kumva ko umukoresha wabo abitegereza. Uwitegereje ibirori byakozwe na Belushazari byaranzwe no gukora ibibi bikabije, aba mu byakozwe mu bigo byose. Mu cyumba umucuruzi abariramo amafaranga akaba ahakorerwa imirimo hiherereye, kandi ukuboko kwa marayika kuba kwandika uko ugira ibyo wirengagiza nk'uko kwandikwa iteka riteye ubwoba. Uriya mwami watutse Imana yaciriweho. Urubanza Belushazari yaciriweho rwanditswe mu nyuguti z'umuriro ngo wapimwe mu gipimo usanga ugaragara kudashyitse. Kandi niba nawe udasohoza inshingano Imana yaguhaye iteka uzacirwaho ni nk'irya Belushazari. Impamvu nyakuri zitera umuntu gukora. Hariho abantu benshi bavuga ko ari abakristo nyamara batunze ubumwe na Kristo. Imibereho yabo ya buri munsi n'umwuka wabo bihamya ko Kristo atari muri bo, we byiringiro by'ubwiza. Bene abo ntibashobora kwishingikirizwaho kandi ntibashobora kwiringirwa. Bahora bashaka uko bagabanya umurimo bakora ngo batware imbaraga nke cyane, kandi ari nako basaba ibihembo bihanitse. Izina abagaragu ni irya buri muntu wese kandi urugero dukurikiza ruzatugaragarira. Mbese ni urugero rw'ubuhemu cyangwa n'urwo gukiranuka? Mbese mu bakozi harimo umwuka wo gukora ibintu byinshi bishoboka? Mbese ahubwo imikorere igezweho si iyo kwinyabya ku kazi mu buryo bworoshye maze amaherezo abantu bagahabwa ibihembo kandi batanze imbaraga nke cyane? Usanga umugambi atari uwo gukora udakebakeba mu buryo bushoboka bwose, ahubwo usanga ari uwo kubona umushahara. Abavuga ko ari abagaragu ba Kristo ntibakwiriye kwibagirwa itegeko intumwa Pawulo yatanze agira ati, mbata mwumvire ba shobuja bo ku mubiri muri byose, ntimubakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu mwubaha Imana. Abakolosayi igice cya 3:22. Abantu binjira mu murimo ari abagaragu b'inkorerajisho bazibwira ko umurimo wabo udashobora kugenzurwa n'abantu cyangwa n'abamarayika. Ikintu cy'ingenzi gituma umurimo w'umuntu ugera ku ntego ni ukumenya Kristo, kuko uku kumenya kuzaha umuntu amahame mazima yerekeye ibitunganye maze gutanga umwuka w'ubupfura no kutikanyiza warangaga umukiza wacu tuvuga ko dukorera. Ubudahemuka, kudasesagura, kwita ku bintu n'umurimo unoze nibyo bikwiriye kuranga imirimo yacu yose aho twaba turi hose, haba mu gikoni, mu ibarizo cyangwa mu igaraje, mu nzu yandikirwamo ibitabo, mu ivuriro, mu kigo cy'ishuri cyangwa ahandi hantu hose duhawe umwanya mu ruzabibu rw'Uwiteka. Ukiranuka ku cyoroheje cyane aba akiranutse no ku gikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane aba akiraniwe no ku gikomeye. Luka igice cya 16:10.
Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 71, ubuhanga bwo kubaho. Ni iki cyakorwa kugira ngo hahagarike kwiyongera kw'indwara n'ubugome bigenda byararika abantu bibajyana mu kurimbuka n'urupfu? Bitewe n'uko umurimo ukomeye w'ikibi ugaragarira mu guhaza inda n'irari, ni nako umurimo w'ibanze kandi ukomeye w'ubugorozi ugomba kubaho, kwiga no gushyira mu bikorwa inyigisho zo kwirinda no kwitegeka. Kugira ngo kwigisha abantu bizane impinduka nziza kandi zihoraho, uko kwigishwa kugomba gutangira umuntu akiri muto cyane. Imico umuntu yamenyereye mu bwana n'igihe amaze kugimbuka, ibimuryohera yimenyereje, kwitegeka yakujije, amahame yamucengeyemo guhera akiri uruhinja, bene ibyo nibyo bigena uko hazaza h'umugabo cyangwa umugore hazamera. Ubugome no gusahisha bizanwa no kutirinda n'imico mbonera idahamye byagombye kuba byaraburijwemo no kwigisha urubyiruko uko bikwiriye. Ubuzima no kwitegeka. Kugira ubuzima buzira umuze ni bumwe mu bufasha bukomeye cyane mu gutunganya imico iboneye kandi y'ubupfura mu rubyiruko, maze rukunguka imbaraga zo gutegeka irari ryarwo kandi rukirinda kurenza urugero kurutesha agaciro. Kandi ku rundi ruhande, iyo mico yo kwitegeka ni ingenzi kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima buzira umuze. Ni iby'ingenzi cyane ko abagabo n'abagore bigishwa ibijyanye no kumenya ubuzima bwa muntu, kandi bakigishwa uburyo bwiza bwo gusigasira ubuzima no kububungabunga. By'umwihariko igihe cy'ubusore ni igihe cyo kugwiza ubumenyi buzajya bushyirwa mu bikorwa buri munsi mu buzima. Igihe cy'ubusore ni igihe cyo gushimangira ingeso nziza, gukosora amakosa waba warakoze, kugwiza no gukomera ku mbaraga zo kwitegeka, gushyiraho gahunda no kwimenyereza gushyira mu bikorwa, maze ugashyira kuri gahunda ibikorwa byose mu buzima ushingiye ku bushake bw'Imana kandi ugamije imibereho myiza y'ibindi biremwa. Ntabwo Yesu yigeze yirengagiza ibyo umubiri usaba. Yubahaga imibereho y'umuntu mu by'umubiri, bityo yajyaga hirya no hino akiza abarwayi kandi akazahura ubushobozi bw'umubiri ku babaga barabutakaje. Ubuzima ni indagizo. Abasore bakwiriye kwerekwa ko badafite umudendezo wo gukoresha ubuzima bwabo uko bishakiye. Iki ni igihe cyo kwita ku ndagizo, kandi iki gihe kigiye kuzagera batange raporo y'uko bayiragiye. Ntabwo Imana izabafata ko ari abera igihe badaha agaciro impano z'agaciro kenshi yabaragije. Umucunguzi w'isi yabatanzeho ikiguzi kitagerwa, kandi ubuzima bafite n'impano bafite ni we nyirabyo. Amaherezo bazacirwa urubanza hakurikijwe ko babaye ibisonga bikiranuka cyangwa bidakiranuka by'ubutunzi Imana yabaragije. Bakwiriye kwigishwa ko uko bafite impano nyinshi n'amahirwe menshi, ari nako inshingano bafite y'umurimo w'Imana zirushijeho kuremera, kandi akaba ari nako basabwa gukora byinshi. Iyaba urubyiruko rwigishwaga rutyo, kugira ngo rusobanukirwe inshingano rufite ku Muremyi kandi rugasobanukirwa indagizo ikomeye rwahaweho ubuzima bwarwo ubwabwo, ntirwakwihutira kwiroha mu gusahisha n'ubugome bitwara benshi mu basore bo muri iki gihe. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, igice cya 72, gusigasira ubuzima. Ubuzima ni umugisha, ariko abantu bake cyane nibo babuha agaciro, nyamara kandi nibwo shingiro rikomeye ry'imbaraga zacu z'umubiri n'iz'ubwenge. Imbaraga zidukoresha mu buryo bwihuse ndetse n'amarangamutima yacu bifite icyicaro mu mubiri, kandi ugomba gufatwa neza mu buryo bufatika ndetse ukitabwaho cyane mu buryo bw'umubiri kugira ngo impano zacu zibashe gukoreshwa ku rwego ruhanitse. Ikintu cyose gicogoza imbaraga z'umubiri gica intege ubwenge kandi kigatuma ubushobozi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi bugwabira. Gukoresha nabi imbaraga zacu z'umubiri bigabanya igihe ubuzima bwacu bwagomba gukoreshwa ku bw'icyubahiro cy'Imana, kandi bituma tutuzuza ibyangombwa bikwiriye bituma dusohoza umurimo Imana yaduhaye ngo dukore. Kubwo gukuza akamenyero kabi muri twe, kubwo kwimenyereza gukererwa, kubwo kunezeza irari ry'inda maze tugashyira amagara yacu mu kaga, tuba dushinga urufatiro rwo kugira intege nke. Abatuma ubuzima bwabo buba bugufi muri ubwo buryo, kandi bagatuma batuzuza ibyangombwa bikwiriye ngo bakore umurimo babinyujije mu kwirengagiza amategeko agenga ibyaremwe, bene abo bari gukora icyaha cyo kwiba Imana. Ikindi kandi,
baba bibana bagenzi babo. Amahirwe bari bafite yo guhesha abandi umugisha ari nawo umurimo w'Imana yaboherereje mu isi gukora waragwabiye bitewe n'imikorere yabo, bituma badashobora no kuba bakora n'umurimo wagombye gukorwa mu gihe gito cyane. Iyo kubw'akamenyero kacu kangiza dutumye isi itabona ibyiza yagombye kubona, Uwiteka atubaraho icyaha.